akantu utuntu umuntu aba yaragiye akora ni twinshi. Hari ukuntu umubyeyi ahisha nk'inyama ukamucunga sose ugahita ugenda ugatukuramo imwe ugahita ujya mu cyumba ukayirya. Rero narabikoze aje amamagaye mbura uko mwitaba ndi kwimira nyine ushobora kubyina ukabishobora cyangwa ushobora kuririmba, so kubyina gusa ushobora kuririmba, ushobora gukina filime. Itinyuka, ikintu navuga ni ugutinyuka ugashaka ahantu babyigisha ukagenda ukiga ukabikora, ariko ukirinda gukoresha ibiyobyabwenge, ko ibiyobyabwenge ntabwo aribyo bituma talent yawe izamuka. Urakoze. Na umuntu aramutse ashaka cyangwa se ushobora kwifuza kujoininga Ketiwa. Turi abanyarwanda dukunda u Rwanda, nk'uko bisanzwe ni Yego Talent Rwanda iba yimanukiye igamije kuzamura impano z'urubyiruko. Tuzenguruka mu mamezo de jeune agiye atandukanye kugira ngo tubereke ubwiza bw'abanyarwanda, ubwiza bafite mu bijyanye n'impano nk'abakiri batoya. Reka ngire ngo rero mbasuhuza ahantu muri hagiye hatandukanye, reka mbabwiye ngo mumererwe neza, mukomeze gushaka muhirwe, by'umwihariko abantu bari irwota amasimbi badukurikirane, bamere neza, muhige, mushake, muronke. Ni Yego Talent Rwanda igamije kuzamura impano z'urubyiruko. Utaza rero gucikwa cyangwa se ngo utambuke udakoze subscribe cyangwa se comment ndetse na like kugira ngo ujye ukurikirana ibikorwa byacu. Njye nitwa Ben Smith, nkaba ndi umubyinnyi, nkaba mbyina muri team yitwa KTY Dance Crew from Kimisagara. Urakoze cyane. KTY ni iki? KTY ni itsinda ryishyize hamwe rigamije kuzamura impano z'abana bakiri bato cyangwa se n'umuntu guhera ku myaka 30 kumanura kugeza ku myaka 5. Hagati aho ngaho nyine iyo ufite impano yo kubyina turagufasha tukayikuzamurira. Urakoze cyane. None umunanye nje mwayinzamurira. Ewa nuri tayari ufite hari umuntu nyine ubu udafite talent akaza nyine asa nkaje kwiga kubyina ariko nta talent afite, ariko uramutse ufite wowe ufitemo talent turabibona ko uyifite tugahita tuyikuzamurira tukakwigisha nyine amapaji atandukanye kugira ngo nawe impano yawe ikurije hejuru. Reka twigarukire rero kugira ngo twinjire neza mu kiganiro. Smith ni muntu ki? Smith yatangiye kubyina cyane. Smith kubyina n'iki abona niye mpamvu yatumye ajya mu kubyina? Buriya ikintu nge nakubwira, kubyina ndabikunda cyane kandi bimbamo. Natangiye kubyina muri 2014, natangiye mbyina kinyarwanda ngeraho nyivamo 2014 nibwo nayivuyemo mpitanya muri moderne, kuko byose zose izo talent zose nari nzifite zo kubyina moderne na tradition. Ubu ngubu kubyina ikintu navuga cyo iyo uri kubyina uba wumva nyine wishimye, bituma wewe niba ufite ibibazo ukabyina nyine usa nkaho ubyirengagiza nyine. Ubu ngubu rero nk'ubu kubyina ari igihe tujya gukora performance ahantu ugasanga wenda ukoze performance imwe baguhaye nk'ibihumbi 100 ugahita wikemurira utubazo runaka. Rimwe na rimwe nyine iyo ibiraka byabonetse bakaduha amafaranga adukemuzanye adufasha gukemura ibibazo biturutse muri iyo mpano yacu kubyina. Ese utari winjira mu kubyina mwumva kuzaba iki kera? Nari ninjira mu bintu byo kubyina, numvaga nzakora wenda nzakora ibintu bigiye, numvaga nzaba umukinnyi wa filime uko nabyo narabigerageje, ariko nkajya numva ntago mbyisangamo nyine, nkumva ntago mbyisangamo ari ibintu byo kwihatamo gusa. Numvaga nyine nzaba umukinnyi wa filime uko aribyo nahereyemo mbere na mbere, nabikoraga mbyina na kinyarwanda, mbona ko atari ibintu byanjye, njya mu byo kubyina kuko aribyo numvaga nisangamo. Kera nawumvaga nshaka kuzaba umukinnyi wa filime ariko nza kwisanga nagiye mu kubyina. Noneho ngatwinjizemo tubwiye igihe watangiriye kubyina ndetse tubwire entertainment cyangwa se industry urimo y'uyu munsi uyibona gute, ni gute bafasha kuzamura impano zanyu?
kuvuga ngo ubundi ubu muri iki gihe turimo igihe mu gihe gishize ababyinnyi ntabwo bahabwa agaciro cyane nyine, ariko uko bigenda bigaragara ubu ababyinnyi bari kugenda babaha agaciro, kuko nk'iyo perezida afite nk'inama muri arena bagatumiramo ababyinnyi ngo baze babyine, urumva yuko impano yo kubyina bari kugenda bayiha agaciro. Bwa mbere bavugaga ngo ababyinnyi ngo banywa amatabi, ngo ababyinnyi ngo bajya kubyina ngo banywa ibiyobyabwenge, ariko ndakubwiza ukuri uko abantu babitekereza ntabwo ariko biba biri. Umuntu iyo yifitemo impano arayikoresha kandi ntabwo ayikoresha kuko nyine ngo yanyweye ibiyobyabwenge. Gusa industry yo mu Rwanda yo kubyina, ikintu navuga kimwe, amafaranga nyine y'ababyinnyi ebana wenda bari gutanga amafaranga make muri mise, ko byibuze natwe bagerageze baduha agaciro natwe nk'ababyinnyi, kuko abahanzi baradukoresha nk'uko umuhanzi bamutumira bakamuha amafaranga menshi, natwe bajya badutumira baduha amafaranga afatwa kugira ngo natwe tubashe tubone uko twiteza imbere. Urakoze cyane, byumvikana uri uragenda uvuga ibintu by'amafaranga cyane. Ese kubyina nk'umuntu wenda utari watangira kubyina ni ibintu umuntu ashobora kugira umwuga cyane, ibintu byo kwishimisha? Tubwire buryo ki umuntu ese yagira business cyangwa se uburyo bwa it can be ushobora kubigira umwuga bitewe na connection ufite runaka, uko iyo ufite connection n'abahanzi n'abantu bagiye batandukanye, ibirori biba bihari buri munsi, ibirori biraba nyine, urumva bagenda baguha ibiraka ukaza kubyina baguha amafaranga. Ariko iyo udafite connection bisaba ngo niba ubona ikiraka rimwe cyangwa kabiri mu kwezi, bisaba ngo niba ubonye amafaranga ushake wenda nk'akantu k'umwuga runaka wishyura, ugende wige ujye ubikora. Ari ibintu bibiri iyo udafite connection ihagije. Hano mu kigo cy'urubyiruko cya Kimisagara nta bantu batatuzi muri iyi Nyarugenge, niko navuga. Nako mu Rwanda nta mubyinnyi wabaza ngo KTY ngo ahubure ngo ntago ayizi, kuko twagiye tujya mu competition agiye atandukanye kandi tugatsinda. Ndakeka hano mu kigo cya Kimisagara baratwubaha, dufashwe neza kandi turakunzwe, ni ibintu bizwi, turakunzwe hano mu kigo cya Kimisagara, kuko ni twebwe ikigo tukimazemo imyaka irenga 10 n'ingahe, kuva za 2012 turi muri kino kigo. Ari abo twabyinanaga bakuze bagashaka abagore, tukongera bitewe nabo twagenda twigisha bakiri bato, nabo tukagenda tuzamukana nabo. Ubu ngubu niho turi gukorana, ariko abakuze bagashaka abagore n'ababyaye bo babaye babivuyemo bajya gukora ibindi, kuko buriya umuntu ufite abana barenze 2, ibintu byo kubyina hari igihe aba bishyize ku ruhande. Gusa hano mu kigo cya Kimisagara ukuntu dufashwe baratwubaha kabisa, kandi abantu baradukunze, nta kibazo kiba gihari. Bavuga ko ababyinnyi nabo bakoresha ibiyobyabwenge, kandi gahunda yacu ni uburyo tuzamura impano, ariko twigisha barumuna bacu baturi munsi kugira ngo bazamukane impano ariko badakoresha ibiyobyabwenge. Ese wemeranya nabo bavuga ko ababyinnyi bakoresha ibiyobyabwenge cyangwa hari ubundi buryo byumva? So niyo kintu nakubwira, gusa sinabanga yaba ababyinnyi yaba abahanzi nawe wandi nyimbogamiyeho. Abenshi nyine harimo baba babikoresha, ariko ababyinnyi ntago ari bose babikoresha, kuko hari n'umuntu uba utabyina ariko abikoresha. Urumva rero biba bitandukanye kuba bavuga ngo ababyinnyi ngo nk'ubu ngubu twe muri groupe nta muntu n'umwe unywa itabi, ntawe urimo kabisa, nta n'umwe unywa itabi. Gusa wenda icyo navuga, agacupa ntawe utakanywa, nta muntu utakanywa ni bake ku ijana. Ariko urumva ibintu byo kuvuga ngo amatabi, ubundi bavuga ngo amatabi, nta tabi twe tunywa muri groupe, kandi turabyina ibintu byacu kubona ko performance iri perfect. Reka noneho twigiye muri twa tubazo twiza cyane kandi dushimishije. Ukiri umwana ni ikihe kintu wigeze ukora nawe ubwawe ukaba nyine ukagongana n'umubyeyi ukavuga ati hariya yari kundeba nabi? Icyo nakubwira, ibintu byo kubyina nyine nabigiyemo mu rugo batabishaka, nkajya njyewe bamenye ko nagiye bakankubita, ariko kuko numvaga ko mfite iyo mpano naremeraga niba ari ukugurepsa ku gatandatu no ku cyumweru, nkagenda mbizi ko ni intandi buze gukubitwa, ariko byageze igihe barabyakira. Gusa icyo kintu sinakibagirwa, gusa bariyakiriye ko ndi umubyina. Nage kantu wakoze mu rugo iwanyu kumva ko nawe ubwawe ubitekerejeho gisekeje kabisa, n'umuntu ushobora kubyumva agahita avuga ati umwana w'umuziranenge ntabwo kigeze ukora mu rugo gasekeje?
akantu utuntu umuntu aba yaragiye akora ni twinshi. Hari ukuntu umubyeyi ahisha nk'inyama ukamucunga sose ugahita ugenda ugatukuramo imwe ugahita ujya mu cyumba ukayirya. Rero narabikoze, aje amamagaye mu ruko mwitaba ndi kwimira ndi kwimira nyine mu ruko mwitaba, ansanga mu cyumba asa inyama yanize ndi nabuze uko mwitaba nyine. Aho kantu sinakibagirwa kabisa, na n'uyo nkibutse karansetsa. Noneho mu kigo cy'ishuri vuga nk'agakodyo byibuze nka dutatu wakoze n'ubu niyo wasubira ku kigo wavuga turi mwana kabisa. Yebana ku kigo muri primary najyaga nkunda twajyaga nyiga mu wa mbere mu wa kabiri, twajyaga tugera mu masaha yo kujya gukina, ngiye ngahita nikwepera ngahita nigira mu isoko rya Kimisagara nyine ngategereza ko abanyeshuri bataha nyine, bataha ngahita mbataha inyuma. Akandi tubari twinshi kabisa, tubari twinshi. Bigeze no kunshinga gutoza groupe y'ikigo kubyina Kinyarwanda niga mu gatanu. Nge n'abandi bana rero dufata amayogi turayagurisha, icyo gihe badutuma ababyeyi baraza barayishyura baradukubita bya danje. Naho kantu sinakibagirwa kabisa. Nabaye abantu nka batatu ushimira muri industry bashobora kuba baragufashije na n'ubu ngubu gati aho ngeze mbyina hari ikintu bigeze bamfasha. Ndashimira cyane umuntu bita Jihadi buriya ni umuntu wanyigishije kubyina ibintu bijyanye n'amakontaprene, amakoreography. Nkongera ngashimira uwo bita Ibrahim Zend, naye yanyigishije kubyina afro house na afro fusion n'amakuduro nyine. Abo bantu n'undi muntu nashimira ni Tira, n'ubu ngubu ubu mfasha kugenda nyine choreography zanjye nzigorora nzishyira ku murongo neza. Umuntu prefera no mujama bita Wizo nawe kabisa. Wizo niwe umuntu nzi umprefera kabisa. Ese mu Rwanda abahe babyinnyi ubona bari imbere cyane kuri uno munota? Ababyinnyi navuga bari imbere cyane, harimo uwo bita Tira buriya ni umuntu nyine uzi kubyina kabisa. All Star zose arazizi, usibye ibintu by'amasiporo ibintu by'amaacrobat nibyo atazi, ariko All Star zose arayizi kabisa. Ariko abantu benshi ntago bamuzi kubera icyo kibazo cya connection. Undi muntu navuga uzwa no mu Rwanda bamwita Titi Brown. Titi Brown nawe arazwa no mu Rwanda kabisa, ko bamwita ko ari we ngo ukuriye ababyinnyi mu Rwanda. Nawe uriya muntu nawe arazwi kabisa mu Rwanda. Undi muntu nakubwira ni General Benda nawe kabisa ari super kabisa. Urakoze cyane. Noneho rero turashaka ugire inama urubyiruko rukizamuka, ariko narwo rukaba rwibonamo iyo shusho ko umuntu ushobora kubyina ashobora akoresha ibiyobyabwenge kandi nyamara atari byo nk'uko bitubwiye. Gira inama ugira barumuna bawe bakuri inyuma barimo bazamura uburyo bashobora kwirinda ibiyobyabwenge, uburyo bashobora kwirinda industry bw'abangavu n'ibyo twabonye hano. Icyo navuga cyo umwana uri munsi ku bana bari kuzamuka bari munsi yanjye, buriya kugira ngo wirinde ibiyobyabwenge wirinda kugendana n'abantu babikoresha, kuko hari igihe ugendana n'abantu babikoresha ugashiduka nawe wisanze wabinyweye bitewe n'ikigare runaka urimo, kandi iyo binyweye kubyikuramo biba bigoye. Gusa icyo nakubwira, kubyina ntabwo ari ugukoresha ibiyobyabwenge. Ikintu cya mbere, impano yawe uyifite ubizi ko uyifitemo wiyumvamo, ushobora kubyina ukabishobora, cyangwa ushobora kuririmba. Si ukubyina gusa, ushobora kuririmba, ushobora gukina filime. Itinyuka, ikintu navuga ni ugutinyuka, ugashaka ahantu babyigisha ukagenda ukiga ukabikora, ariko ukirinda gukoresha ibiyobyabwenge, ko ibiyobyabwenge ntabwo aribyo bituma talent yawe izamuka. Urakoze. Na umuntu aramutse ashaka cyangwa se ushobora kwifuza kujoyininga KTY, ariko tutarasoza, KTY yatangiye ryari? KTY yatangiye batwita Soulja Boy muri 2012, 2015, 2016 Soulja Boy tuyikuraho
kuko abakoraga twe twahegeye urumva twakoraga mu bana abakoraga bari baramaje kuba bari barakuze nyine bari kugenda babivamo gake gake kuko abakuru bari bamaje kuvamo twe turi abana icyo gihe duhita tuyita KTY. Ubwo urumva KTY nyine n'ubundi yari ya Soulja Boy, ariko abari bari muri Soulja Boy ubu ngubu abenshi bagiye basigemo bakeya. Gusa urumva KTY navuga yuko yatangiye muri za 2014 na gatatu hafi aho. noneho tubwire umuntu aramutse yifuza kuba yabajoyininga uramutse ari mu byini KTY yabona hehe? Ukuvuga ngo uramutse ushaka kujoyininga KTY waza muri Kimisagara mu kigo cy'urubyiruko. Dukora ku wa gatandatu no ku cyumweru, noneho mu biruhuko abanyeshuri baba mu biruhuko by'abanyeshuri tugakora ku wa gatatu, ku wa gatanu, ku wa gatandatu no ku cyumweru kabisa saa 8 tuba turi hano mu kigo. Wahageze ukavuga ngo KTY ikorera he, bahita bakwereka uwo wabaza wese. hari ikintu ushobora kuba wifuza wabwira abakunzi bawe cyangwa se abakunzi ba KTY muri rusange? Icyo navuga cyo ku bakunzi ba KTY ndabizi barahari ni benshi, gusa muri no sama tubafite ibintu byinshi cyane byo kubereka. Hari competition z'uruto zigiye kuza, hari nizo bita byina dance competition. Urumva ibintu ni tayari kandi turi gutegura performance iri special kabisa. Don't miss that stage. Ni gahunda ya Got Talent Rwanda rero igamije kuzamura impano z'urubyiruko kugira ngo tuzamukane impano, ariko hari ubutumwa duha bagenzi bacu. Reka tubibutse mukomeze mukurikirane ibikorwa byacu bigiye